ariko uyu munsi umuntu ukuriye urwego akaba yaza akansiga icyasha, akansiga isura mbi. Nizere ko nawe abizi ko arimo gukora amakosa, nizere ko nawe abizi ko arimo gukora amakosa abyaye cyangwa ashobora kugira ibyaha mu mategeko. Ko mu itegeko nshinga yamaze kunshinza icyaha anagishyira mu ruhame, mu gihe nta rukiko na rumwe ruramburanisha ruranankatira. Uzwe ni ubwa mbere ngiye kubivuga mfunguye umutima, kubera ko nta cyaha nta nkana ciye amabere ku buryo ibikorwa nakoreye igihugu cyanjye, igihugu nkunda, igihugu cyanjye. Sinumva ko uyu munsi nakagombye kuba ndi proud yo kuba mvuga ngo ndi mahanga cyangwa se ngo ndahandi hantu, ngo kubera ko ngo ntafite amahoro y'abantu runaka na reportinze big time. Ibyumbajije byabayeho 2022 natwaye ikirego cyanjye mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Ikirego nagitwayeyo naregaga uwitwa uzaba kiriho Spirie uzwi nka Jihad. Naregaga icyaha kijyanye no gutokezwa kuri social media, kubera ko najyanye amavideo, najyanye n'amajwi y'uwo nguwo wigambye agakora ama live menshi, akavuga ko ngewe yagontera umwaka kuko abahanzi bose cyangwa samye bakora umutobe ahubwo munshakira isahane bimeneke ko numase ndi munshakira isahane bikireho hari nubwo mutaburura uwo mukeka ko mujyanye mutarura hano mugasanga umuneke ntago wigize ushya samusu bivuze ngo Coco, it's you, to the outside, to the well, to the outside. Nashaka kubaza ubibona utenge nawe dukoranya karirimbo indirimbo iyi ngiyi se zingize tubona yego ngize inspiration nyuma yo kumva ko karimba avuga kabebe na Ivry Anita na Rusi. Yes. Winyoshasha za acting. Ntabwo wigeze ubitekerezaho se wowe? Oya. Ndakumenyesha ko nagiye muri studio ebyiri. Izo ndirimbo ntizigeze zisohoka. Nakore hari inyamirambo nja muri indi ndirimbo yanje yakozwe na Pastor P. Buriya Bamideni rikomeye cyane. Gospel se. Oya. Izi ngizi. Indirimbo zikuno yavugaga ngo warandekuye oya warandekuye yarandangije. 102.3 Kiss FM. Barakwimba. Oya semani rimwe. Ni muri ya gahunda ya tembera u Rwanda kukwereka ibyiza by'u Rwanda ndetse n'abastari byamamare byo mu Rwanda. Uyu nguyu turi kumwe yitwa Clapton Kibonke aka Umunyagasani. Enjiga ryongereho man. Enjiga. Ubona ko ndi enjiga ni imyenda yigendera. Kibonke ikaze. Merci bite? Ni sawa. Agakomedi gato. Agakomedi. Umva agakomedi gato bari bambwiye. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nuko babwiriza mu ntambara. Haleluya. Niba wumva Imana igukozeho vuga mu musengero. Ayo. Yes, ngone wabyumvishije nuko babwiriza mu ntambara. Ni Clapton hanyuma Clapton ko tukunda kurimba ziranjyana ariko. Ziranjyana ni style yanjye injyana zifite ubutumwa kandi ziri fan kandi ziba zifite nyine swaga yazo. Ijambo rimwe ku bakunzi bawe. Abakunzi bagenda bakunda murabizi si ibintu ngiye mwese yabyashoboka nazakora